Yeah, Bruce yarancarinze bituma ukuntu nakoraga music ntangira kubihindura ko kuntu we yaje ari ikihebe. Bruce ni ikihebe. No urumva ariko aho twahuriye twase turi inshuti cyane. Umuntu inshuti yanjye bira tuganya ko. Arakwemera nawe kabisa. Arakwemera kabisa. Turi inshuti cyane tukazaga duhanganira handi ariko nyine mbizi ko nyine umujama wanje nyine. Kuko buriya yaranafashe cyane yari guma twigeze ko turimo nkazajya ngenda nta muntu turi kumwe nta kika n'umuhanzi bakeneye team cyaje waravuye muri kina reka ndeke kuvuga igihe kugira ngo ntaza kumenya nabi hanyuma rero Bruce rero na Jado bro nuvuga ngo twari tumeze nk'abantu bafite manager umwe kandi turi no guhangana icyo gihe anabo wakangahera bari gatatu wa kabiri Urban Boys bya mbere so abo umuntu nyine turahangana nyine njewe guhangana nje pressure bihasi ujo no gushaka guhangana ukagira ukabona nyine nta akihangana so Bruce rero nyine nawe yashatse no guhangana bishyiramo n'ingufu nyine abona nta ushaka namba bane yitware rwose ariko ako kantu buri hari umutekereza ko mudahura n'umujama wawe Bruce ni inshuti cyane ahubwo umuntu tuganira n'ibintu bikomeye ari no kuntu imyaka tumaze muri music na competition imara tugira nyine twagize ahantu tuvuse ibi bintu ko dushaka kuba bakiri biri gupfira hehe men no buriya Bruce afite na qualité y'ukuntu ni umuntu wagerageje ibintu music yahaye ibintu byose yamusabye bya nigenda avuga ngo ngiye ngo icyo gihe we no yahaye ibintu byose agomba gukora yarabikoze n'ibintu tuvuga by'imyengozo byo twazagize gutya warangara kido gusanga Bruce yabikoze so rero twavuga tuti iki kintu twakora se tubigenze gute n'igi tugira tuvuga ubizi duca amafaranga make tukabiganira ubwo tuvuga tuti na settinga standard ikagenderwaho kuko nyine nimwe mwari banini mwari mubeza mu gihugu comedy na Ben icyo gihe bari banahari ntabwo bari bahari